Hello TV show. Twongeye twagarutse ni kuri ryatorero ryanyu mukunda cyane rya AA TV show. Murimo murabona kuko turi kumwe na Papa Star. Kinganganganga. Lezala okite na bangayo. Lelo ezayanga nayo. Kebana ngayo. Aha, siko bande kona ngai ndenge bazomona biso awa tozana eglise moko boyeba kayango ezakaya AA TV show. Tozakabatu mibale ndenge boyeba ka chaque jour ngana moninga nanga komona eme. Sikoyo tolingito banda ndenge boyeba kangai komona emerance furaha tozana mboka ya Nairobi ville moko ya capitale moko nano na mona kana mboka mususu ona tambola oyo esa ya suka Amerika mibale kaka sikoyo ndaramukije abanyamerika bacu baririya bari muri Australia bari Norvege Afrika wapi kote tunawapea nyinyi wote salamu sana kandi twongera no kubashimira ku masapu yanyu mukomeje kudukandira ndetse na comment na sharing ariko bizabitutsi gose mugende mubigire gute teke Toboy makambo wana turabashimiye cyane tutaragira ibyinshi tuvuga reka niyegereze mugenzi wanje abasha kubibwira tubone kuyegereza murabona kuko dufite umutumigwa wacu udasanzwe karibu cyane urakoze cyane amazina yanje ni Gikundiro Yemendu umusegege mumaze kutumenyera nuko kose nkaba ndi umusegege wari amase apana ari amase ku masimba amase yanje bwite ariko nawe turamusuhuje cyane turamukumbuye tugize iminsi tutamubona bakomeza gubwe neza ahari Okay murakoze cyane murabona kuko uyu munsi dufite uwitwa umustar umustar bita umustar witwa ngo ninde araje bibwire reka muhereze microphone abe nkuhumeka karibu sana Murakoze cyane amazina ni yandi nza ngoma kubabwira Ineza Live TV CEO Manisa Mahuzu Gasarani ndi munyendondo mumbeho navukiye irundu mu bitaro ahantu hari amatarane uwo munsi nza mwibuka nuko Lezala okite nangaye na Bisoko Banyamulenge twishimiye kubana n'aba mama bombi turabakunda cyane kandi murare mwatangiranyije timugazocika intege muzoyikomeze cyane nishimiye kuba hagati yanyu nubwo mese nk'ururimi ariko ndanezerewe ku bwanyu amen rero ngo byagiye ngo byagarutse ngo byaragarutse ni kunda kuvuga ngo barambwiye izamizana neza mutumigwa neza ngo ukajuvuga mpuru ya hakuyindi mpuru ikamimuhagararisa aho ngaho Yes amakuru Kasarani Jambo sana ariko tuko bien tukavre muko bien marawi ni shemeki yangu siku moja hivi tulipitana hivi tukaanza kujamia akaniambia ati ni shemeki yangu karibu shemeki yangu vraiment tuka nimeshukuru kweli tena nimefurahi kukua hapa biko na gasoso na ngaye ndanezerewe cyane ako kasoso ako yani kakoko na biso Ineza na biso tolinga kayo makasi ndeko na biso yaravuze ngo turagukunda cyane Je t'aime beaucoup. Tu nous aimes beaucoup. Kandi wambaye isaha nziza. Ni gift bamaye kuva Norvege. Imaye wanje. Ako kandi. Maye wanje ngahe natwe Ine. Ni gift naha. Ndiko sheme. Ninga ugira amavuta menshi. Kandi uzubego. Ayiwe niyo ngwa nagiye kwa muganga gushaka umuti. Barambwira ngo ntibawufite. Basanga umuti wawe ni wo kubego. Umuti wo gusa neza baravuga ngo ugende usishwe n'ibyo. Turakubabariye. None abantu banje. Njenge kubaza ibinyagwa ibyo. Bitatu kuri uyu muramu wanje yari we Ineza ariko uyu muramu wanje wagashywaho cyane byagenze gute tamerewe nabi none ugaruke wa sawa twamuzanye n'Ineza mwamubonye Ineza wacu mukunda cyane abantu bakawumungana Ineza uriya mwana ntagira indero uriya mwana ntagira gute bla bla wana mwana zoluka mbongo Ineza ari muri shakira ifaranga wo kicaraho murasamye ngo ngo penina yamanutse ngo simbizi si woha mumanuye siko yo bande kona ngayi ine yes twakwishimiye cyane naje nishimye wanze mweze kamera mbaze microphone mbaze mbazeho mawili matatu utajibu ndajibu antuka kubera ko watunze ubwana bene ubumwe wagira ngo rumwesiramu kurashaka kuba Bill Clinton cyangwa Bill naje gusanga nta mukenenzi ugira ubwana kandi mvuze ndi seriye ntago mpanseka muranyumvira abantu banje aka kantu nta
mukene n'umwenzi ugira ubwanwa no nubwo abakire ubu bwanwa nubwo abakire ndaguha impamvu zibiri icambere burankonsoma amavuta musiga siko kuhwereye impisa ngira hypertension sinkazavuga ngo wamuhwera mana enjoy icya kabiri zibuza nzaja muri salon ka gatatu kubugegena imaye wanje ariko ntubusa neza kubura yagayirana mede laki kafa mana wanje ndanezerewe kuri cyo kibazo uravuga mana we turagonde dufite isobanuro ine no twahoje twumva nguru umwana uza wamutemagura ese iyo sinamakosa uzugendana mwana ni sinamakosa ibuhe bwoko izo amuvuga buri kintu cyose no mwizina ukamuvuga utitaye ngo data bukwe mabukwe muramu wanje nde muyomba mu mucyo wa Kinyamurengega ntibajamera gutyo mu majambo makeya injampeje abantu ibintu bakunda nuko ndagushubije ese abakirisitu uzubaheza ivyo wakagombye kugenera abakirisitu kanisa ryanje rirankunda kandi iyo nakubuse ngo bru ayi wowe ariko baje bagubwaneje basho none se ine mbanze nkubaza ikindi none se iyo utemaguye kuri hari bamwe batabyumva cyo kimwe nubwo ufite abo bakirisitu kandi uracyari kukenera ko abandi bakirisitu bakugana ariko hari yakuri ka commentaire yumvishe ati mwana kira hasi birarura uje ubanjaga uce mu nzira za kando wanje uhagire usige n'utuvuta uje ubegenza gute njango ubwaneje gusa bakubwiye kuri la commentaire naje gusanga nta commentaire mbibaho umuntu azaguheza icyo afite ikiri mu mutima wiwe mbese icyo afite mu mutima nimba afite nabi ntiyazampeza nta kindi gayompeza nta kindi yompeza naje nkubaze ine nsanga nguma kumva ngugira amatiko ariko nje wakubonye live nukuri nasanze utagira amatiko urugira bibiliya mu mutwe nasanze ugira kugubwa neza rero sinzi impamvu abantu bazakwita umunyamatiko cyangwa nuko batarakubona live ndimo kartisi zibiri iyi ni sura ya kazi iyi ndakazu yaza iyi ni sura ya kazi ariko inkiyo nsanze mu rugo ndi gukina n'abana ayo uzuvuga ngo niyo muvye abandi baragendesheje kandi uri n'umugabo w'imfuruza wirukigwa urabonaga abantu barakubona hano iyi ni sura ya kazi ariko iyo wirukanka nk'imfura y'umunyamurenge urirukankigwa nk'imfura yampaye nka dacu by'ukuri kw'Imana ejo bundi bantumye gusabira umwana umugeni ndagenda kabisa ndafomora nabaye seriye naje gusaka ngeze hanze niba no kubita igitwenge ako namangenda imintu murakabyara twabagendereye kandi muri imfura ko mwahoze twarashakanye ibyo kuri kose muri imbuto nziza ariko zikubwira umuryango ngo muri imbuto nziza azamagiro cyo akazamagoyeza ibyo afite byo ukamubona yahwereye nuko ariko tubona ko nawe uza wigira kuri kamera siko umeze mu buzima busanzwe hano kurashaka ifaranga uzarebe abakozi bakorera basebuja azakora yishungereza kugira ngo sebuja murebe mpesa ugikorera mpesa iyi ni telefone yanjye ntumire mpesa yanjye rakora hari ikibazo mpanshaka kukubaza akamakora havuga ngo data buja nshima mpembe neza natwe rero tuba dukora YouTube kugira ngo ibone ko turabana beza turabakoze uzi ko YouTube ni wayikoreye ukageza $99 tizi yaguha warubiza cyane aho izivuga ngo wakoze nabi hariya enyegeza kandi ikagukosora mbese hereza Ineza microphone Ineza yakomeje kugira amavuta menshi cyane urabazwa uri umwana w'umunyamurenge ine wakuriye mu ikanisa Sante School urayiminuza ndetse nagaza njana n'ikigori kandi uratubwiye ngo mu bijyanye na Bibiliya ni nkaho uje ndabizi cyane ngiye kukubaza muri Bibiliya sibyo nukaje uko aho muri reka mfuka amasho cyangwa yakazatirisha ni nuwe mbega umutume ukurikira igitabo giheka muri Bibiliya reka duhere ku byahishuwe nibyo bya nyuma nyine ukurikira ibyo byahishuwe kugira ngo ibyo byahishuwe bihagere uwo yitwa gute ese nizakozwe ntumwa uzamure mikro kugira ngo abantu babashe kukukumva babashe gutanga icyo kibazo uso kibaze Eva William Eva Gatabazi oya Eva Rwireka kuri kamera turi kumwe na Ineza yeme ni mumfashe Ineza niwe nabajije uretse ibyahishuwe ninde wundi mugabo kurikira ibyahishuwe oya Ineza niwe nabajije namubaje ngo nk'umwana w'umunyamurenge nibyakozwe n'intumwa ariko iciza naco gakirimo iciza naco kirimo nyine wowe wari kunsubiza igisubizo gihwanye n'ikibazo nabajije kubera ko wambajije wabanje kureba mu gitabo reka naje ngusubiza umwarimu azabaza ibyo afite
urananiwe ngiye icyo ni icyambere yo muramba ruje ku kindi cya kabiri kumwana turacyari kuri yayindi y'umunyamure reka ndebe nani hano rekira yego aha kuri yayindi y'umunyamurenge reka tugende tubaze gacane muri bibiliya ugaruka oya njye ni ibibazo byanje nateguje kumwana w'umunyamurenge ubundi kintu kiturangwa mu mucyo wa kinyamurenge nibi by'Imana nabyo biturangamwo none ine dore ko bakuvugaho menshi uyu munsi turavuga y'Imana gusa igitabo cy'umutumeho havuye itangiriro hariho uwundi uwa gatatu ninde kubara ati kugira gute kubara oya watsinzwe atari kuva uko wasa nakubwira ngo usubize rimwe gusa oya bibiliya ndatsinzwe uratsinzwe wemere kuko utsinzwe okay reka nanje kubaza akantu kamwe oya wowe uri kuri cyano yanje wowe ntumbaza urumva wari umutumirwa wanje basaga ikindi ineza tubonye kuko mu by'Imana abantu banje niyo mpamvu aje amavuga ari uyu mwana n'nkanta kandi yigeze ageramo ko mwikanisa ndimukaza mu murenganya kanisa turarize none se ine kanisa ganizo nkiyi bibiliya ntihayiba nkigusohara yireke mayo yireke ushatse wo mubaza ine reka manze nkubaza washatse ryari ine maze imyaka kondoje kuri 6 kuraje kugira imyaka 6 ufite abana bangahe babiri umwana umwe uwa mbere akurikirwa n'uw'imyaka ingaho ubwo kora kaje kugira 5 umukurikira afite amezi 7 ko ari watinze mbana narabanje ngira ka pause musi wakoresheje iki kugira ngo mukoreshe iyo pause mwe korara mu cyumba cy'undi mu cyumba twumva bibiliya iramutsinze twakoma tugutenga uvuze gutyo nanje perezida w'ikoreje ubundi yarampakaritse banyiruka imikanisa ukundi ha baragusohoye ko turagarura abantu mu matorero nawe bagasura akagusohoka ariko nyine nimba baragusohoye bitubwire hano duhite tuguhamagarira perezida wa korari ejo bundi perezida wa korari yampamagaye ngo tubonane ngo arantenze na pastor arampamagara ngo tubonane ndamwihorera uwo sinje ko turavuga amakuru y'abandi ntabwo ntenze wa ese ine kubera iki wowe uzi ukora ari yanti bagutenge ariko bakamatenga nk'abariya baba bavuze gusaka tumanene tubuli tutatu kubera iki uri conductrice je ndi president tubana muri korari nguteye inda tibontenga muri korari utenga wowe uyenda wayiteye oya none cyo twese twabajije abakirisitu abadukurikirana niko kuko nanje ngankubwiye masabe ko hari abantu none se wowe uravuga iki hejuru yabari aba president basora ntibanamutenze baramusohoye kutazogaruka oya burundu hari ugutenga no gusohora reka mbanze nkubwire baramwangaje none reka tukubaze naje nkwibariza oya reka manze nsubize kuri ako kantu subiza kuri ico kintu wewe urabwira iki bari aba president batatenze kandi hari aba president aba pastor nibo bazatenga umuntu tibamutenze ntibanamusohoye ariko president wa korari agahitamo kudatenga akiruka n'umuntu Yesu igihe ariko atambuka yageze ahantu hari imaraya ni muri bibiliya siko biri muri bibiliya imaraya baha batera amabuye Yesu batera amabuye cyane yo kumwica ni nayo ntego bari bafite Yesu arababwira ngo uzi ko atarakora icaha amutera ibuye bose amabatsindwa gutenga umukristo ni kanisa nibyo gusubye nte bagitenga ariko ubu nyine abantu bihaye inshingano zitari zabo urashobora kumuhagarika muri korari ukamuhagarika itorero ni iry'Imana si irya papa si n'iryaso si n'iry'inzu si n'iry'abaramu bawe kamate ya kanisa ikicere kavuga ngo kubera iki cyaha wakoze iki niki turaguhagaritse iminsi fulani cyangwa banasaba imbabazi bakakubabarira ariko president akwirukana umuntu munani ni kanisa uretse na president na n'uyu mugabo hano William ntafite uburenganzira bwo kwirukana umuturage mu gihugu kabisa oya kiretse uri cihebe mpuzamahanga numvise n'abarabayumbe bo muri ririze batenze ntibabirukanye mu ikanisa barabasomye bababwira ko ibicaro byabo babihinduye babashira inyuma ariko tibabasoye mu ikanisa tibabasoye kandi nta service abahejwemo ariko intebe bicaragamo imbere barazibambuye no ku gatuti se bazagenda babyine nk'iyo service muzidahejwemo bakwirukanye gutyo bakabwira umukristo usanzwe igihe kiragera umutima ugakurya turuzi umujanama tugira wa mbere n'umutima
iyo umutima ukomanzeho bari yabo babirukanye kubera ko bavuze ko abatanga meza bamwe rimwe abarozi niko Reverend Ndenge yavuze naje nayikoze inkuru bavuze ko bashinja uburozi batakwiye gutanga meza siko mwumvishe mwebwe niko byari live nukuvuga ngo iyo wakoze cyaro umukristo mwikanisa bo reka duhere kuri kico kubombora ni imico yacu abanyamurenge tubamo kubombora n'ibintu bisanzwe ushobora kuvuga ati yewe naguteye inda reka ngubombore cyangwa se nkagutereta nagufiansa iwanyu bakanyanga bibaho cyane tukumvikana no nkunda nkakobombora bibaho ico gihe urugo rurakomeza bakaguhagarika imikanisa ko wabomboye baragutenga n'amanyinga ngahe abiri kuri atatu muze kutubwira muri commentaire none ugiye gusaba imbabazi barakubabarira kwa mukristo usanzwe nta tegeko na rimwe ryera ryirabura umwana w'umuntu afite kubasha bw'undi muntu kumwirukana mu gihugu no mu ikanisa uretse n'ibyo n'abamwana w'ikirara bahaye imitungo yose aragenda arayitsimba arayimara yabwiye se ngo basi nguze umpeza ibiryo by'ingurube kandi wabikoze hwejo nguze umpeza aho basi ibiryo by'ingurube ariko ureke ngaruke mu rugo isi aravuga ngo mwana wanje yamfizi byibushe nziza dukunda niyo tukubagira ngo tuguheze ikaze kugira ngo wemere kuko ugaruke nta burenganzira wowe ufite bwo guta umwana wawe hanze uranyumvira ntabwo perezida kuriya w'ikorari n'umubyeyi wabaraye abana bose kurumva bishop wacu nje nkunda bishop wanje ndanamusuhuje n'umukozi w'Imana turagushuje bishop ndamukunda cyane kubera ko azangira inama nyinshi iyo nagenze nabi azampamagara muhungu wanje hasi sawa gira gutya kurumva ntabivugira imbere ubundi yemerewe kuncaha kabiri kuri telefone na gatatu akampamagara face to face vis-a-vis byananirana akampagarika n'abareba muri release batenze barabanje barabagenderera baranga bamare kwanga bagumura n'abandi rero muzamutandukanya amasura yo kuri YouTube hari umugabo umwe nkunda kuri TikTok witwa ngo ni Sango Eric n'umusaza azayamigira igipfu amara akagira views akagira followers akamaza muri commentaire ngo muzehe ngo komanye ko turagukunda akamavuga ngo urakoze komanye uko iyo yigize turuze hamwe rimwe na rimwe hari igihe twambara inshusho itari yacu kugira ngo tubone ifaranga hakaba hari igihe twambara inshusho kugira ngo dukurura abakiriya cyane bano bakiriya bano ba followers ba AA n'abakiriya bano bo kuri neza n'abakiriya iri kanisa rigira abakiriya ntuzubona ko nyine se bavuga ngo twafunguye kanisa reka nkubwire kwanza aho ngaho kwa kuriya mwana basohoye mu rusengero nukuvuga ngo icyatunye basohora penina nukugira ngo isadaka zidapunguka mu rusengero kurumva ko bari bacitsemo kera tayari kabiri bamwe basohotse abandi basigaye rero president nawe arabireba bicishemwe amaso areba kugira ngo isadaka zipunguke ahubwo isadaka y'umuntu umwe niyo yogira gute yovamo ariko Yesu yanyuje amaso aravuga ngo mfite intama 99 hari kamwe kazimiye nikaje kukazana timukaza murukana karakamwe muzamugakunda karakamwe niko sasa kuri TV show twatukagarura mu nzu y'Imana tutakirukanye abandi bakirukanye ariko kuri TV show tago twakirukanye mbabwira ikintu kimwe mufite vibe ko murarebwa ariko igikundiro ntikibashuke hari gihe wenda umuntu abaga ati mwakira ifaranga mu ntukere runaka muzabigendere kuri ico ngici cyo ubwo nubuhemu tago ari kinyamutwe ariko mwebwe sha umva content ziruzuye muzamuvuga ibiriho babange ariko barabizi akariho karavugwa n'iko Munyarwanda yavuze kariho karavugwa ngaho mukomeza uwo murongo mukomeze muzabana abakunzi muzatera imbere kandi muzatangira kuri ni gute baza batwika inzu bakanga ku mwotsi ni gute ibyo byakunda iyo batwitse inzu tuwohisha umwotsi ukoza amarora yegwa nje ugiye kuyavugaho kandi ari wowe yakoze nije ugiye kubika ikibazo yeri nje nayahawe kandi wowe wayahawe turuze umunsi muzobona ineza yagenda gutya kandi nje ndakubwiza kuri muzonyote nzoba nabihaye habe nawe kutwadukana nitubona wagenze nabi tukabona muri migishoro tuzokudandaza aroye nabonye wa Mungu wazana kantu wa roho mbinguni baba unanisikia rero kuba nakoranye namwe nuko mbakunda nuko nakunze umurongo murimo kunda ibikorwa murimo njebe gukorana n'abantu nzoza nsaba umuntu dukorane niyemera dukorane niyanga hakika ya Mungu mbinguni unaniona kamimi sina roho mbaya hari sura njewe nzana kuri kamera ariko tosanga mu rugo iwanje umugabo ndumubyeyi hapo kuna tafuta maisha bwana hari umuntu uzamunkundira ubuzeze ngira akaba
narababonye sha mwanga abantu bari seriye narabibo Ibyo kwabwira ngo Yesu yagiye ngo kuvuza umugore wari urwaye ngo agize imyaka 30 ningahe icyo ndawo ngo aramubwira ngo terura uburiri bwawe urakizura kintu ngo akufa kingwa akunda maki ngo akufa kinaye kurusu alamukita wabikurebe ubu nyine abantu baha bacuruza n'abantu bigize akazu yaza nibigira seriye uzorebwa abantu bakeya kandi reka mukubwiza ukuri turuzi ubu nyine twebwe ntago twaje kuri YouTube kwiruka dusekera abantu twaje gushaka amafaranga apana isura ya kazi bagukureho monetize tubokora yeme ndabakunda ariko kubera umwanya mfite mutoya ngiye kwikorari none gani musoza tahe kugira ngo president agukura muri korari noneho burundu ariko mana we ako kantu tuzogaruka muri komandane bavuga ngo dukeneye ineza tuzogaruka ayiwa abakristo bacu baramukunda cyane mama tubwira ati ariko yewe mugenda mudushakire mugende mudushakire Imana yangiriye neza indinda ubushango iyo mpamagaye gusa ngwino nza namafungikira reka nkubaza kanyuma bakubwiye ngo hariho umwobo wawe segenda uje kuimbara ariko turagweza kereke shoze ti wogenda nk'umuntu ushaka maripo gai muwadani neke maripo none se yuda ntiyarazi kuri ari umwana w'Imana amemuza akashiringi ngapi 30 alo mbinguni uranisikiaga ndabakunda cyane bantu bacu murabona kuko turi kumwe n'umukundwa wacu mwumvisha ibiganiro twakoranye ibitagenda neza muraza mutwandikira aho ngaho n'ibyagenze neza kandi nimusubira kumwifuza tuzamubagarira muzadukoringa bye bye atakuye bye ngwino papa